muvandimwe muri Kristo Yesu, nanone nongeye kugusuhuza mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro Imana yacu itanga bubane nawe. Nandi mahirwe ngize yo kugaruka muri uyu mwanya tuje kongera gusuzumana ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Turi ku munsi wa 11. Ndanezerewe cyane ko Imana ikomeje kubana natwe no kuturinda no kutuyobora kandi katurwanira intambara zo mu buryo bw'umwuka. Satani atifuza yuko ubutumwa bukomeza gutambuka, ariko Yesu Kristo akomeje gutsinda. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Niringiye yuko unsabira kandi nanjye ndagusabira kugira ngo ubu butumwa uko bujya mbere burusheho gukora ku mitima yacu, turusheho kwitegura Kristo ugiye kwimika ubwami bwe, ubwo agiye kugaruka azasange twiteguye tumusanganire. Ni kwa kuri kw'iki gihe turi gusuzuma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, kandi icyo gitabo cy'umuhanuzi bivuze ko ari ijambo ryahanuwe nyine ryarindi rirushaho gukomera, ndetse muzamugize neza nimukomeza kuryitaho. Kandi uko nuko kwinginga kwa Yesu akwinginga ngo wumve ijwi ry'Uwiteka rivugira muri njyewe uyu munsi, nkubwira nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe nibwo buzarama. Twabibonye muri Yeremiya 38:20. Ni isezerano ry'Imana dukwiye gukomeza kwishyuza. Ejo twaganiriye amakuru agendanye no kurimbuka kwa Babuloni mu gihe cya Berushazari, mu gihe cya kera, mu gihe cya Daniel. Uyu munsi tugiye kureba kurimbuka kwa Babuloni yo muri iki gihe. Tugiye kugereranya izi Babuloni zombi, turebe isano byaba bifitanye. Mbere yuko turambura ibyanditswe byera, reka duce bugufi imbere y'Imana nanone dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, uhabwe icyubahiro. Tugushimira ko wakomeje kuturinda, ugakomeza kutugaburira, ugakomeza kuduha ku mutsima w'ubugingo ari wo jambo ryawe. Turimo turungukamwe ibintu bikomeye kandi bitureba muri iki gihe, uturinde kurangara. Nanone kandi turaje kugira ngo twungure ubundi bwenge uyu munsi. Mwuka wera abashe gusobanura ibyawe, akanwa kanjye kazibwe wowe uvugire muri jyewe. Tekerezo byanjye bibure, ahubwo wowe uvuge uvugana n'abana bawe, ngo turusheho kunguka by'ukuri kw'iki gihe nk'uko ushaka ko tukumenya, tube twiteguye gusanganira umwami wacu ugiye kuboneka vuba. Niko gusenga kwanjye mu izina rya Yesu, amen. Reka ntagize amagambo aboneka muri Yeremiya 51. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya 51, ndasoma ku murongo wa 6. Haratubwira amakuru akomeye cyane avuga ngo nimuhunge muve muri Babuloni, umuntu wese akiza amagara ye, muticwa muhowe igicumuro cyaho, kuko ari igihe cyo guhora k'Uwiteka, azahitura ibihakwiriye. Nimuhunge muve hehe? Muve muri Babuloni. Kandi ubu butumwa nubwo bubwiwe itsinda ryose ry'abantu, ariko biragaruka bikareba umuntu wese ku giti cye. Nuko umugaragu w'Imana Yeremiya aravuga ati umuntu wese akize amagara ye, kugira ngo muticwa muhowe igicumuro cyaho, kuko ari igihe cyo guhora k'Uwiteka, kandi agiye kuhitura ibihakwiriye. Inshuti zanjye, ubwo nibwo butumwa bwa marayika wa kabiri. Mu butumwa bw'abamarayika batatu tuzasuzuma mu buryo bw'umwihariko tugeze muri Daniel igice cya 11. Marayika wa kabiri ararangurura nk'uko tumusanga mu Byashuwe 14:8 ati iraguye, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Babuloni igiye kugwa nk'uko cyagiye byagenze. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri bwongeye gusubirwamo na marayika wundi mu Byashuwe igice cya 18 umurongo wa 1 kugeza uwa 4. Haratubwira ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga, inshuti z'Imana, ati iraguye, iraguye Babuloni, hindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye. Arangurura ijwi rirenga, iraguye, iraguye, iraguye. Ese wakwemera kumva ubutumwa burarika? Murongo wa 4 hatanga amaburo utangaje, wa wundi tumaze gusoma muri Yeremiya. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti bwoko bwanjye nimusohoke muri uwo mudugudu wa Babuloni, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Ubutumwa bukwiye kwitabwaho cyane, kandi ubu butumwa ni ubutumwa bureba abantu b'uyu munsi. Ya Babuloni ya mbere yaraguye, kandi na Babuloni y'uyu munsi igiye kugwa. Ndagira ngo dufate umwanya twongeye dusubire muri Daniel, uhereye mu gice cya mbere kugeza icya 5 turi gusuzuma. Ariko tujye kubanza twite cyane ku gice cya 5 twitonze, turebe
mbese ibya Babuloni yo mu gihe cyashize byari bimeze bite ngo tubigereranye na Babuloni yo mu gihe giheruka. Iyi ngiyi tumaze gutangarizwa yuko nayo yenda guhirima vuba bidatinze, kandi iyi ni inkuru nziza. Cyakora abantu b'Imana barabwirwa ngo uramenye udafatanya n'ibyaha bya Babuloni kugira ngo utazahabwa no ku byago byayo, kuko ibyago byayo ni byinshi cyane. Yagiye ihinduka icumbi ry'abadayimoni, ahindirwa imyuka mibi n'ibisiga byose byangwa. Tuzasuzuma ibyayo. Reka tubanze tugereranye, mbese Babuloni yo mu gihe cyashize byari bimeze bite? Yahangutse ite? Ese Babuloni yo muri iki gihe cyo bimeze bite? Ndagira ngo tujye muri cya gitabo cya Danieli igice cya mbere umurongo wa 2 haduhaye amakuru akomeye cyane ko Babuloni yakoze ikintu kidasanzwe. Ubwo Nebukadinezari yajyaga i Yerusalemu akahagota, maze akavanayo ibintu byo mu rusengero rw'Imana akabizana mu bigirwamana by'i Babuloni. Iyi Babuloni y'ibyamwuka nayo ni uruvange rw'ukuri n'ikinyoma. Mu rusengero rwayo ntabwo habonekamo ibigirwamana gusa, ahubwo habonekamo n'ibikoresho byerejwe gukoreshwa mu rusengero rw'Imana nzima. Nuko nguko twabibonye. None rero reka tugereranye imiterere n'amaherezo ya Babuloni mu gihe cya Danieli ndetse na Babuloni muri iki gihe cyacu. Reka nkubwire icyambere turabona Belushazari anywekesha abatware be. Ejo twarabisuzumye mu buryo bw'umwihariko muri Danieli igice cya 5 umurongo wa 1. Twatangiye tubona umwami witwa Belushazari, umutware anywekesha. Abantu baricara baratangira bagenza gute? Baranwa. Yamwekesheje bande? Yamwekesheje abatware batwara intara z'i Babuloni. Bari bageze ku 1000 niko batubwiye. Ayo makuru niyo twongera gusoma mu byashuwe igice cya 17 umurongo wa 2. Hatubwira gute? Babuloni yo mu buryo bwa nayo, Babuloni yo mu gihe giheruka nayo yateye abantu bo mu isi bose gusinda inzoga. Reka nkujyane mu byahishuwe ariko. Reka nkujyane mu byashuwe igice cya 17 ube uharambuye, kubera ko igice cya 5 cya Danieli cyo twarakiganye ejo. Reka noneho turambure mu byashuwe igice cya 17, haraza kudufasha kugenda twumva ibintu neza. Reka mbanze nsome mu buryo bw'umwihariko imirongo igera kuri 6 y'iki gice cya 17. Hatubwira ibya marayika ukomeye uhetswe n'inyamaswa. Haza umwe wo muri ba bamarayika 7 bari bafite za nzabya ndwi, arambwira ati ngwino nkwereke iteka marayika ukomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi. Umugambi w'iri yerekwa nuko Yohana agomba kwerekwa ko maraya ukomeye agomba kugenza gute? Agomba gucirwaho iteka, agomba gusomerwa umwanzuro w'urubanza nka wa wundi twamaze kubona ejo kwa Belushazari. Mene tekel farseni igomba gutangarizwa nayo iby'umwanzuro w'urubanza rwayo. Ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi. Niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yambaye umwenda w'umuhengeri n'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe yari afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Mubonye ndatangara cyane. Mugaragu w'Imana Yohana abonye umumaraya witwa Babuloni, kandi Babuloni ikomeye, aratangara cyane. Ariko hari ibimenyetso byamuranze neza bibanye na Babuloni nyine mu gihe cya Danieli. Reka naho ntabwo yari yoroheje, ariko uyu nguyu ishobora kuba ikomeye cyane kurutaho mu bijyanye no kuva ku Mana no kuyigomekaho. Icyambere tumaze kubona rero, Belushazari yanywekesheje abatware be inzoga, baragenda barasinda. Kandi tumaze gusoma mu byashuwe igice cya 17 umurongo wa 2 yuko Babuloni yo mu gihe giheruka nayo yateye abami bo mu isi bose hatavuyemo n'umwe gusinda inzoga ze. Reka tujya tubona abayobozi badutegeka ibidahuje n'umutima nama yacu, bisa nkaho binyuranije n'ibyanditswe byera, tukibaza ibyabyo, ariko ntabwo babizi. Baranyoye, barasinze, kandi izo nzoga zaturutse i Babuloni. Mbese ibingibi barabizi? Ntabwo mbizi niba babizi, ariko baba babizi hari bari gusinduka bagatekereza kabiri. Icyo rero ni icyambere kiranga Babuloni yo muri iki gihe, ndetse bihuje na Babuloni yo mu gihe cyashize. Icya kabiri
tubona Berushazari atera abatware be gushayisha mu busambanyi, kwa ko tubwirwa yuko iryo teraniro, iyo dine bari bafite, hari huzuyemo inshoreke, hari huzuyemo abagore, abasambanyi basambana baramya ibigirwamana. Ubu busambanyi nibwo bwongera kuvugwa muri Babuloni yo mu gihe giheruka, kuko Babuloni yateye abatware be gushayisha mu busambanyi, kandi Babuloni yo muri iki gihe nayo yateye abami bo mu isi yose ubusambanyi bwo mu byamwuka. Twabibonye ngo abami bo mu isi basambamanaga nande na wa mugore, kandi uwo mugore witwa Babuloni. Ese ibyo bintu birahuye cyangwa ntabwo bihuye? Koresha ubutekerezo byawe neza ubyumve. Icya gatatu, Berushazari nk'umutware w'i Babuloni n'abatumirwa be banwereye mu bikombe by'izahabu. Bikombe by'izahabu, mbese igikombe cy'izahabu bisobanuye iki inshuti zanjye? Uzagenda usome muri Zaburi 116. Munyezaburi aravuga ati nzakira igikombe cy'izahabu, igikombe cy'agakiza. Igikombe cy'izahabu gisobanuye agakiza kava kuri Kristo Yesu. Biratangaje yuko abantu b'i Babuloni kwa Berushazari ikintu cyarakaje Imana cyane ni ukubona batinyutse bya bikombe by'izahabu Nebukadinezari yari yavanye mu rusengero rw'i Yerusalemu, ibikoresho byerejwe gukora mu nshingano zera, ibikoresho byo mu buturo bwera. Nuko baraza babinywesha iki? Babinywesha inzoga. Nusuzuma ukagenda ugasoma mu Byahishwe igice cya 17 maze gusoma amagambo nsomye ku murongo wa 4 n'uwa 5, nuko uyu mugore witwa Babuloni nawe, iyi Babuloni y'amayoberane, nayo yanyweraga mu gikombe cy'izahabu inshuti zanjye. Kandi icyo gikombe cyari cyuzuyemo iki? Cyari cyuzuyemo ibizira byashushanyijwe na ziriya nzoga z'i Babuloni nyine. Nshuti, birahuye se nabyo cyangwa ntabwo bihuye? Komeza ubitekereze neza. Ingingo ya 4 ni uko Babuloni ya kera yigezweho n'urubanza rukomeye. Twarubonye muri Daniel igice cya 5 umurongo wa 26 kugeza wa 28, tubona iteka Babuloni yaciriweho yuko bapimwe mu gipimo, bagaragara ko badashyitse, maze ubwami bw'Abanyebabuloni bushyirwa mu maboko y'Abamedi n'Abaperesi. Nuko no Babuloni yikigiyeho mu gihe giheruka nayo, iyi nayo izacirwaho iteka rikomeye. Kandi niko marayika yabwiye Daniel, avuga ati ngwino nkwereke iteka rikomeye Babuloni ikwiye gucibwaho. Uyu maraya akwiye gucirwaho niwe wicara ku mazi menshi. Ibyo nabyo birahuye rwose. Ingingo ya 5, Berushazari yatesheje Imana icyubahiro igihe yaramyaga ibigirwamana. Turamubona ngo baramenya ibiti, amabuye, izahabu, ifeza n'ibyuma. Twarabibonye muri Daniel igice cya 5 umurongo wa 4. Kandi umugaragu w'Imana Daniel yongera kumusubiramo ku murongo wa 23 yuko atirinze ngo aramye Imana nzima, ahubwo ajya kuramya ibintu bidafite amatwi ngo byumve, bidafite amazuru ngo bibashe no guhumeka. Babuloni ya none nayo yuzuye amazina yo gutuka Imana no kuyambura ubutware bwayo. Mbese ibyo bintu birahuye? Icyubahiro cy'Imana cyateshwe no kuramya ibigirwamana. Uyu mugore nawe atuka Imana, yuzuye amazina yo gutuka Imana no kuyambura ubutware bwayo. Usome ku murongo wa 3, wongere ubisome namaze kubisoma. Igice mu ngingo ya 6, Babuloni ya kera gukomera kwayo kwagariraga mu mujyi w'agatangaza ari wo Babuloni. Twamaze kubona Daniel yivuga mu gice cya 4 avuga ati ngiyi Babuloni yakomeye niyubakiye, ngo waheshe umurwa nturaho icyubahiro, mwubakishije imbaraga z'amaboko yanjye. Bwari ubwami buteye ubwoba nagerageje kuvugamo bikeya. Abanyamateka batubwira iminara ikomeye cyane, ubusitani budasanzwe, uruzi ruca muri uwo mujyi wose, ibintu by'akataraboneka gusa. Ingoro ngo yari iteye ubwoba ku buryo nta wundi mwami wabayeho ku isi wigeze aba muri iyo mu ngoro imeze gutyo. Ariko nubwo uyu mujyi wari ukomeye cyane, waje gusenyuka. Ariko icyo turi kureba nuko Babuloni ya kera yagaragariye muri uwo mujyi ukomeye cyane w'agatangaza. kandi Babuloni ya none nayo ubutware bwayo nabwo buzagaragarira mu mujyi ukomeye cyane. Tubisoma mu Byahishuwe, twari turi igice cya 17 umurongo wa 8. Nshuti zanjye, birahuye. Ingingo ya 7, Babuloni ya kera yari yubatse hejuru y'uruzi rwa Ufurate.
uzabisome neza muri Yesaya igice cya 44 umurongo wa 27 na 28. Byari byarahanuwe yuko kugira ngo Abamedi n'Abaperesi bazabashe kwigarurira Babuloni biboroheye, bagombaga kubanza kuyobya uruzi rwa Ufurate rwacaga imbere muri rwo. Twamaze kubona yuko hari hariho ibihindizo bidasanzwe. Ntabwo byari byoroshye gusenya iriya Babuloni, kubera ko yari igoswe n'abarinzi bagera kuri 250. Hari hariho iminara y'abarinzi badasanzwe, ariko hari hariho ngo n'ibyumba n'inzugi zitabasha gufungurwa n'uwo ari we wese, zafungurwaga n'abagabo benshi. Ariko inzira yabonetse hehe? Yabonetse mu mazi. Kandi babarinzi nabo barahamagawe ngo nabo nibaze bavuyarare, baze banywe ku nzoga umwami yateguye, maze igihugu kiterwa mu bwisanzwe. Nta muntu wigeze atangira ingabo za Kuro zari zije kwigarurira Babuloni. Uko niko byarangiye. Babuloni ya kera rero yari yubatse hejuru y'uruzi rwa Ufurate, kandi dusoma mu Byashuwe igice cya 16 umurongo wa 12 ibintu bidasanzwe. Ibyashuwe igice cya 16 umurongo wa 12 ni ugusubira inyuma gatoya. Tubwirwa ibyago by'imperuka bitera, kandi tubwirwa iki cyago cya 6. Hatubwira ngo marayika wa 6 suku urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate, amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Iby'aba bami baturuka iburasirazuba tuzabiganiraho nitugera mu gice cya 11, narabigusezeranije. Ariko urumva yuko uruzi Ufurate rwongera kugenza gute? Rwongera kuvugwa. Babuloni ya kera rero yari yubatse hejuru y'uruzi rwa Ufurate, kandi Babuloni ya none nayo igomba kuba yubatse hejuru y'uruzi rw'ikigereranyo cy'ibyamwuka birumvikana rwitwa narwo Ufurate. Imana idufashe kuzabisobanukirwa. Ingingo ya 8. Babuloni ya kera yateye kandi yibasira urusengero rw'Imana n'abantu bayo. Twamaze kubona muri Daniel igice cya 1 yuko Babuloni yateye ikibasira urusengero rw'Imana n'abantu bayo. Babuloni ya none nayo izibasira urusengero rw'Imana n'abera bayo. Tuzabona neza mu Byashuwe igice cya 13 tureba iby'inyamaswa yaturutse mu nyanja, uburyo yibasiye abantu b'Imana, irabica, irabahonyora. Kandi igice cya 14 umurongo wa 6 nawo hamaze kubidusobanurira yuko uyu mumara yarasinze amaraso y'abera, yari yarasinze abahowe Yesu, ku buryo Yohana yamubonye aratangara cyane. Iyo Babuloni nayo nicyo kiranga, no kumena amaraso y'abera. Ingingo ya 9. Babuloni ya kera yavanze ibikoresho byera byo mu ihema ry'Imana n'ibintu bya gipagani. Ibyo twarabibonye haba mu gice cya 1 ndetse mu gice cya 5 bajya kuzana bya bintu ngo babinyweshe vino. Na Babuloni y'ubu nayo ivanga kuramya kwa gipagani ikabivangwa n'iby'umwuka. Twamaze kubona ko mugore se afite igikombe cya zahabu, kandi dusomye bwa butumwa umugaragu w'Imana yahawe bwa marayika wundi nk'uko boneka ku gice cya 18, habasha kutwumvisha izo ngingo zikomeye. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutwari bukomeye, simurikirwa n'ubwitwa, arangura ijwi rirenga ati, iragwiraguye Babuloni ikomeye, hindutse icumbi ry'abadayimoni, hahirirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa, kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu. Kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwabo no kudamarara. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo. Hariyo n'ubwoko bw'Imana bwibwira yuko abantu bari kuramya Imana, ariko bari kuvanga kuramya kw'Imana no kuramya kwa gipagani. Nuko i Babuloni bagenza. Ntabwo ari iby'abapagani gusa, ahubwo hariyo n'iby'abakristo, ku buryo abakristo bamwe bayobejwe bakaba baramya mu buryo bwa gipagani nyine bw'i Babuloni, kuko batabashije kumenya gutandukanya kuramya nyakuri nuko kw'i Babuloni, kuko ni ibintu by'uruvange. Babuloni rega bisobanuye urudubi, bisobanuye confusion, bisobanuye gucanganyukirwa. Ingingo ya 10. Babuloni ya kera yarenganije ubwoko bw'Imana, nayo nongeye kubivugaho, kandi Babuloni y'ubu nayo izarenganya ubwoko bw'Imana. Ingingo ya 11. Babuloni ya kera yategekaga abami bo mu isi, niyo yabatwaraga. No ngingo siraza kumvikana. Tujya tubona abami bo mu isi, tujya tubona abaperezida, tukibwira yuko aribo bafite ubutware, ariko burya ntabwo aribo bafite ubutware. Hari undi muntu ufite ubutware kandi witwa Babuloni, ndetse yajyanijwe n'umugore. Umugore bivuze itorero. Hari itorero ritegeka abami bo mu isi, nubwo mutabizi cyangwa se niba ubizi Imana ishimwe, ariko nawe utabizi ushatse wabimenya. Burya
Babuloni ya kera yategekaga abami bo mu isi, kandi Babuloni y'ubu nayo igomba gutegeka abami bo mu isi. Niko twabibwiwe mu Byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 15, ingingo ya 12. Abami bo mu buvazuba Dariyo na Kuro baraje basenya Babuloni ya kera. Haleluya. Tumaze gusoma muri Danieli mu Byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 12, kuko uruzi rwa Ufurate rwagombaga narwo kongera gukama kugira ngo inzira z'abami baturutse iburasirazuba zigenze gute, zitegurwe. Ayo ni amakuru meza yuko iyi Babuloni y'iki gihe nayo abami mvajuru, abami baturutse iburasirazuba bazasenya Babuloni yo mu gihe giheruka, kandi uko ni ukuri kw'Imana. Reka gusomere amagambo Yesu yavuze muri Matayo 24 umurongo wa 27, igihe yavugaga ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwe. Ese yavuze ngo iki? Matayo 24 umurongo wa 27, hari amakuru dukwiriye kuzirikana nshuti zanjye, kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba kabonekeraho rirengera, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzagenza kute, kuzaboneka iburasirazuba. Tuzabona amagambo anejeje cyane, ahari nzongera nyasubiremo mu gihe kizaza, yuko hari ubutumwa dufite abadivantisi umunsi wa 7, yuko hari agacu gatoya kazaturuka iburasirazuba, kazaba kirabuye kangana n'igice cy'ikiganza, ariko ko azagenda karushaho kwegera isi, kazarushaho kuba ikintu kinini, igicu kinini cyane, kandi karushaho kwera. Ako gacu nta kandi bazaba ari abamarayika bera baturutse mu bikari byo mu ijuru, bazanye na Yesu Kristo aje gutangaza yuko itorero rikwiye gukurwa mu isi. Ako gacu kazabonwa na buri wese. Ako kazaba gaturutse he? Iburasirazuba. Ko niko dutegereje. Abandi baturutse iburasirazuba rero nibo bazaza maze batsembeho Babuloni, kandi uwo ni Yesu Kristo. Haleluya. Ingingo ya 13. Babuloni ya kera yasenyutse uruzi rwa Ufurate rumaze gukama, twamaze kubibona, kandi Babuloni y'ubu nayo izafatwa ari uko uruzi rw'ikijyanyo rwa Ufurate rubanje gukama. Imana izadufashe kugira ngo dusobanukirwe iby'ibi bintu byose, kugira ngo twite kuri buri kimenyetso cyose. Ese ikimenyetso icyago cya gatandatu kigomba kubanza gukamya Ufurate bimeze bite, kandi ngo kizaba gitegura intambara y'iki, ya Harimagedoni. Intambara ya Harimagedoni nigeze kwiganira n'abantu b'Imana, ariko tuzayisubiramo Imana niduha andi mahirwe. Ingingo ya 14 irantangaza cyane. Turabwirwa ngo Babuloni ya kera yasenyutse mu ijoro rimwe gusa, mu ijoro rimwe gusa. Bwa bwami bukomeye, bwa bwami Nebukadineza yarebaga ati ninde waduhangara, yanyura mu zihe nzira? Ijoro rimwe gusa Babuloni yagenje gute, yarasenyutse. Ndagira ngo nguhe amagambo y'ibyiringiro bikomeye cyane yuko Babuloni y'ubu nayo ikomeje kugaragaza yuko ifite ubukana n'ubukaka, ikomeje kugaragaza yuko nta wayihangara, imaze kuba igitangarirwa, isi yose igahombokera kuri yo, nk'uko tubona muri Byahishuwe igice cya 13 ko bari mu isi yose bayikurikiye batangaye bati ese ninde uhwanye nayo? Iyo Babuloni nayo izasenyuka mu isaha imwe gusa. Haleluya. Ntabwo byo bizasaba ijoro ryose, bizasaba isaha imwe, bizaba bimaze gusenyuka. Ingingo ya 15. Babuloni ya kera yasenyutse kubera ko ijambo ry'ubuhanuzi riturutse ku Mana ryanditse n'ikiganza. Haleluya. Ryari ni ngo mene tekeru farisini. Rero ndagira ngo nkubwiye ko na Babuloni y'ubu izasenyuka kubera ko ijambo ry'ubuhanuzi ryabihamije, nk'uko tubisoma mu byanditswe byera, by'umwihariko igitabo cya Danieli n'Ibyahishuwe turi gusuzuma none. Mana yacu ihabwe icyubahiro, kandi ndagira ngo nkubwire yuko umugambi wo gufata iki gihe cyose ni ukugutangariza aya makuru yuko Babuloni iri hafi gusenyuka, ni ukwamamaza ubutumwa bwiza, ubutumwa bukwiye kubwirwa bari mu isi yose, isi ikamurikirwa n'ubwo butumwa, nk'uko twamaze kubona mu Byahishuwe igice cya 18 kwiguye Babuloni, kandi ubwoko bw'Imana bukwiye kuyivamo kugira ngo budakora ibyaha bya Babuloni bugafatanya no ku byago byayo byenda gutera. Nshuti zanjye, uramenye utagwa mu gico cyo kurimbuka kwa Babuloni, ahubwo wifure hakiri vuba kugira ngo wifatanye na Kristo nawe yacunguye, uzamusangane mu bicu byo mu ijuru. Dusoma amagambo akomeye muri cya gitabo cy'abahanuzi n'abami ku ipaji ya 280, amagambo yo kwitaho cyane. Baranditse ngo kuguhangwa no guhanguka kw'amahanga nk'uko kwagaragajwe neza mu gitabo cya Danieli n'Ibyahishuwe. Dukeneye kumenya uburyo icyubahiro cy'isi n'ibigaragara inyuma nta gaciro bifite. Ese ibyo bintu nawe wabasha kubizirikana muri aka kanya?
dukeneye kumenya uburyo icyubahiro cy'isi n'ibigaragara inyuma nta gaciro bifite. Mbega uburyo Babuloni n'imbaraga zayo n'ubwiza bwayo isi turimo muri iki gihe itigeze ibona yahangutse burundu. Abantu bo muri icyo gihe babonaga imbaraga n'ubwiza bya Babuloni bihamye rwose kandi bizahoraho, ariko byarangiye ihangutse. Babuloni yashizeho nk'uburabyo bw'ibyatsi, nk'uko ijambo ry'Imana ryabamije muri Yakobo igice cya 10. Ni nako ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi nabwo bwaje kugenda, niko ubwami bw'Abagiriki bwakurikiye bwaje kugenda, n'ubwami bwa Roma nabwo burahanguka. Ubwami bwomatanye n'umugambi wayo bwonyine kandi bugaragaza imico yayo nibwo bushobora kurama. Amategeko y'Imana gusa yayandi dukomeje kubabwira, harimo n'isabato, umucyo uturuka mu buturo bwera bwo mu ijuru, ayo mategeko niyo yonyine ahamye isi yacu izi, naho ibindi byose birahanguka. Nshuti zanjye, nta ngoma zidashira. Umwanditsi yarakomeje ngo kwigana ubushishozi gusohora k'umugambi w'Imana mu mateka yaranze amahanga, ndetse no mu ihishurwa by'ibigiye kuzabaho, kuzadufasha guha ibyo twabonye n'ibyo tutabonye agaciro kabyo nyakuri, ndetse no kumenya intego nyakuri y'ubuzima. Bityo rero, nk'uko Daniel na bagenzi be babayeho, turebye ibyabayeho mu mucyo w'igihe kizahoraho iteka, dushobora kubaho turangwa n'iby'ukuri bitunganye kandi biramba. Bityo kubwo kwiga amahame y'ingoma y'umwami n'umukiza wacu, ya ngoma ihiriwe izahoraho iteka ryose, dushobora kuba twiteguye maze tukazinjirana na Yesu muri iyo ngoma ubwo azaza. Imana idufashe cyane kugira ngo aya mateka igihe tuyiga twitegereze uko byagiye bigenda, ngo biduteremo ibyiringiro no gukomeza kujya mbere twizeye kandi tunesha, kuko turi kumwe n'umugaba utuneshereza. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Reka twongere dutekereze iby'uyu mugore, ariko uyu mugore witwa Babuloni tubayemo muri iki gihe. Babuloni, umugore uteye ubwoba, umugore wicaye ku nyamaswa itukura, umugore ufite igikombe cya zahabu mu ntoki, umugore ufite amazina izina ry'amayoberane yitwa maraya ukomeye w'umumaraya. Icyo ni ikindi, kandi afite izina ry'amayoberane yitwa Babuloni. Umugore wambaye imyenda y'umuhemba. Ibintu byose byari bikwiye kwitabwaho. Ese tutarajya mu bijyamwuka, waba uzi itorero rikunda kwambara imyenda y'umuhemba? Waba uzi itorero rikunda kunywera mu bikombe bya zahabu? Iryo torero waba urizi? Ntabwo mbizi, ariko ushatse wagenda ukaryitegereza kandi ushobora kuribona. Kandi iryo torero twamaze kubona yuko ribwiriza iby'agakiza, kubera ko rifite igikombe cya zahabu mu ntoki. Ribwiriza ibya Yesu, ni itorero rya Gikristo. Uyu mugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mbese itorero risa nk'iringiri wigeze kuribona? Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Ubusambanyi, igihe twaganiraga ku itegeko rya 7, abantu b'Imana bongeye kudusubiramo yuko gusambana mu buryo bwa mwuka ari ukuvanga inyigisho z'ukuri n'iz'ibinyoma, ni uguca inyuma Kristo tukihimbira ibindi ataduhaye. Ariko igitangaje kidushishikaje ni uko mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye. Kandi ikintu gitangaje, inshuti zanjye, ntabwo ari we wenyine, ahubwo yabyaye n'abakobwa, kandi aba bakobwa nabo ni abamaraya, nabo bakurikije nyina. Ni Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Yabyaye n'abandi bakobwa, ubwo nabo ni abakristo birumvikana, kandi abo bakobwa nabo ni ba maraya. Ibyo bintu tuzabyumva neza nitugera mu gice cya 11, cya gice gikomeye cyane. Tuzongera tubisuzume twitonze. Bisa itorero rya Gikristo rikungahaye cyane, rinywera mu bikombe bya zahabu bishashagirana bikayangana, ariko rifite ibizira muri ibyo bikombe, ryigisha agakiza kadasobanutse kadakomoka kuri Yesu Kristo, kandi ryakomotsweho n'andi matorero yateye ikirenge mu cyaryo mu kugomera Imana. Kugira ngo twumve itandukaniro ry'iri torero rya Babuloni hamwe n'amatorero arishamikiyeho, kubera yuko hari n'abandi bamaraya, tubasha kujya nanone mu Byashuwe igice cya 12 tugasuzuma twitonze iby'umugore uhaboneka.
umugore n'ubundi twamaze kubona yuko asobanuye itorero ry'Imana. Ese igice cya 12 kitubwira iki? Kitubwira itorero ry'Imana ryabayeho mu bihe bishize kera kugeza n'uyu munsi. Reka nkujyane mu Byahishuwe igice cya 12 gatoya. Byashu igice cya 12, ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Mu ijuru aboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Murizo wacyo kurura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gere ko kirya umwana we kimutsotsobe. Abyara umwana w'umuhungu, zaragiza amahanga inkoni y'icyuma, umwana warasahurwa rwiyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana, kugira ngo bamugaburire yo kumara iminsi 1260. Reka nkubwire, ubuhanuzi n'ubuhanuzi bw'itorero, kandi ubuhanuzi bwo mu gihe kirekire, uhereye mu gihe cya Babeli, ukaza kwa Seti, ukaza kwa ba Enoki, ukazamuka ukagera kwa ba Nowa, kugera mu gihe turimo uyu munsi. Ntabwo twabirondora. Tumaze kubonamo n'iby'umwana waje kuvuka. Uwo mwana ni Yesu Kristo waje gucungura, kandi ubu ngubu ari ku ntebe ya Se mu bwami bwo mu ijuru. Ariko uyu mugore ngo ntabwo byarangiraho gusa. Nyuma y'uko umwana asubiye mu ijuru, ahubwo uwo mugore yaje guterwa n'iki kiyoka, ariko arahunga. Ahungira hehe? Mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana, kugira ngo bamugaburire yo kumara iminsi 1260. Erega ubuhanuzi bw'Imana buratangaje cyane, kandi buri kondanse. Burasaba kubufatira igihe tukabwiga twitonze. Iminsi 1260 tuzayibona. Ni ugukora kwa wa mugome ubwo yicaga abantu b'Imana akabarenganya. Tuzabibona no mu Byahishuwe igice cya 13 ko ya nyamaswa yagenje gute, yarenganyije abantu kumara amezi 42, cyangwa se igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Ariko uyu mugore yaje guhungira mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana. Mbese itorero ry'Imana ryaboneyeho ubuhungiro, ryaboneye mu butayu. Tubwirwa amakuru akomeye y'uburyo igihe cy'umwijima, igihe kiswe cy'umwijima, hore muri 538 ugakomeza kugera mu 798. Ibyo bintu tuzongera tubyiga twitonze, ko habayeho akarengane gashishana ku bwoko bw'Imana. Kandi uko karengane kari kayobowe nande? Kari kayobowe n'itorero Gatolika ry'i Roma. Ubupapa bwarenganyaga abantu cyane. Umva ngo wahakana yuko itorero ryarenganije abantu, niko umwanditsi umwe yavuze. Hari amagambo nzongeranya asubiremo, uwo ngo yaba ari mushyashya mu itorero, yaba ari mushyashya muri kiliziya. Kiliziya yarenganyije abantu b'Imana cyane, mu gihe bishoboka yuko ubwami bw'abakayisari bwaba bwarishe miliyoni zigera muri 5, ubwami bw'abapapa bwo bwishe miliyoni zirenga 50 z'abakristo bahorwa kwizera kwabo. Rero birakomeye cyane. Ariko aka karengane kari ku itorero, Imana yaciye icyanzu, maze haboneka aho kwihisha, haboneka ubwihugiko, aho itorero ry'Imana ryagiye kugenza gute, ryagiye kwihisha. Nkuko tumaze kubisoma muri aya mugarongo, ko uyu mugore yahungiye mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Mbese byagenze gute? Tuzi ukuntu umugabane wa Amerika tuzi uyu munsi waje kuvumburwa. Abantu b'Imana baturutse mu gice cyari gituwe cyane cy'Uburayi, aho ubupapa bwari buri gukorombereza burenganya abakristo, baje kwambuka, maze Imana bategurira aho hantu, baragenda bashinga amadini ya giprotestani. Buryo ubuprotestani bwashinze imizi igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umugabane wa Amerika muri rusange byari bimaze kuboneka. Abantu baragenda bajya kwihisha. Iyo nshuti zanjye, ijuru ryari ryaravuze byose. Uyu mugore ko twabwiwe ibimenyetso bikomeye bimuranga yuko yari yambaye izuba ku mutwe, kandi munsi ye hari ukwezi. Burya rero ukwezi kumurika bitewe n'umucyo uvana ku zuba. Ndagira ngo ubwire yuko izuba bishushanya isezerano rishya, kandi ukwezi gushushanya isezerano rya kera. Ntabwo turi bubijyemo kubera ko igihe tuba dufite nacyo ni kigufi cyane. Ni umugore wikomeza ku byanditswe byera, kandi yari yambaye imyenda yera. Ntabwo ari maraya, ntabwo yambaye imyenda y'umuhemba n'umuhengeri. Oya, ubwoko bw'Imana bwaciye mu misoto burarenganwa, ariko Imana ikomeza kurwana ku bwoko bwayo, uragenda irabahisha. Reka nkomeze, reka njye ku murongo
wa 13. Nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa abiri y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he aho agaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwi icyo kiyoka. Icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi iramutabara yasamya akanwa kayo imiruzi rwa cya kiyoka cyaciriye. Akarengane nuko isi iramutabara yibona hehe? Yibona mu butayu. Murongo wa 17 n'ubuhanuzi tugitegereje uyu munsi, kandi turi kubona ibiri gutegurwa kugira ngo bisohore. Icyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Nubwo ubwoko bw'Imana abaprotestani bo mu gihe cyo hambere baboneye ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko igihe kizagera ikiyoka gikomeze kirombereze kigera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi turabona bikorwa rwose. Tuzabona iby'inyamaswa yaturutse mu gitaka, bivuze mu butayu nyine, nk'uko iki gice cya 12 kitubwira. Inyamaswa yaturutse hehe? Yazamukiye mu butaka, yazamukiye mu butayu, kandi ngo yari ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama. Bari biringiye Kristo. Nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavutse, ariko nyuma yaho ngo zaje kuvuga nk'iki, cyaje kuvuga ya nyamaswa yaje kuvuga nk'ikiyoka, kandi ikintu yabanje gusaba nuko barema igishushanyo cy'inyamaswa. Kandi twarabibonye igihe twarebaga muri Danieli igice cya 3 ko iki gishushanyo cy'inyamaswa kigomba kuzavuga kikanicisha utakiramya wese. Ibyo ngibyo ni ibiri imbere yacu, kandi tuzakomeza kubisuzuma twitonze. Iki kiyoka cyarakariye wa mugore, kiragenda ngo kirwanye mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Mbese ntacyo wumvamo? Umwanzi ararakara maze ajya kurwanya itorero ryo mu isi iheruka, mu minsi iheruka. Ibimenyetso biranga itorero ry'Imana se tumaze kubona hano ni ibihe? Icyambere nuko itorero ryitondera amategeko y'Imana. Nshuti zanjye, rega amategeko y'Imana ntaho uzayacikira mu rubanza riyo, mu biranga itorero ry'Imana ariyo. Niyo mpamvu igihe ukwiriye gushakisha ngo mbese itorero ritari maraya ni irihe, ukwiye kwita kuri ibi bimenyetso. Nshuti zanjye, ni ukuzabaza ngo mbese abantu bakomeza amategeko y'Imana uko yakabaye, uko ari 10 ni bande? Twamaze kubibona mu gihe cyahise muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10 yuko umuntu wese ukomeza amategeko y'Imana agasitara kuri rimwe gusa, uwo ngo aba yacumuye yose. Nuko rero ntabwo abarwa nk'uwitondera amategeko y'Imana. Itorero ry'Imana nyakuri, itorero risigaye Kristo afite ku isi, nuko ari itorero ryitondera amategeko y'Imana, kandi icya kabiri rifite guhamya kwa Yesu. Haleluya. Niko batubwiye mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa kangahe? Murongo wa 6 na wa 17. Nshuti z'Imana, ubutumwa bwiza bw'iteka ryose babwira abantu ngo nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza kigenje gute gisohoye. Kandi urubanza iyo rutangajwe, abatangajwe ingingo z'amategeko barongera ngo muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ubwo iyo hajemo ingingo yo kurema haba hazamutse ikibazo cy'isabato. Turabikwepera hehe? Igihe cyo gucira abantu urubanza kirasohoye, nka kwa kundi byagenze igihe Beshazari yari hahandi. Abantu bagiye kubazwa ibyo bakoze, abantu bagiye kubazwa ibyo ari byo. Kandi reka mbabwire, Babuloni igiye kugwa. Muri aka kanya ndakurarika mu izina rya Yesu ngo wite ku bimenyetso Imana iri gutanga, ngo wite ku kuri kw'Imana, ngo witandukanye na Babuloni, uve muri Babuloni. Inshuti yanjye, kuko niko ubutumwa buvuga. Ubutumwa twayeho bwavuga ngo nimuhunge bantu b'Imana, nimuhunge umuntu wese akiza amagara ye. Niko Yeremiya yatubwiye. Va muri Babuloni, va ku mugore w'umunyabyaha usinze amaraso y'abera, w'umumaraya. Hari ibimenyetso 4 tugomba kwitaho by'itorero ry'Imana ryo mu minsi iheruka. Itorero ry'Imana ryasigaye ryagombaga kugaragara nyuma y'igihe cy'akarengane gateye ubwoba karangiye nyuma y'imyaka 1260. Tuzabisuzuma twitonze. Iryo torero nicyo gihe ryagombaga kuvuka. Itorero ryasigaye ryagombaga kuza nyuma y'imyaka 1260 cyangwa se iminsi 1260 ya gihanuzi. Tumaze kubisoma mu Byahishuwe igice cya 12. Ikindi kintu nuko aba bantu bazaba bafite kwizera kwa Yesu, kandi ku kwizera kwa Yesu kuzabaganisha ku kwitondera amategeko yose y'Imana. Yesu Kristo avuga ati mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe kugera ku mperuka y'isi.
ingingo ya gatatu izabaranga ni uko bazamamaza imiburo idasanzwe y'ubutumwa bwo mu byahishuwe ku isi yose, bategurira abantu kugaruka kwa Yesu. Mbese ubutumwa bwerekeranye no kugaruka kwa Yesu, igitabo cy'ibyahishuwe kibwirizwa nande? Reba abantu bashishikajwe n'icyo, uzamenya yuko usuzume n'ibindi bimenyetso, uzamenya ibyo ari byo. Icya kane, bazaba bafite impano y'umwuka irimo n'impano y'ubuhanuzi. Haleluya. Bafite itorero rifite impano z'umwuka kandi bafite n'impano y'ubuhanuzi. Ndagira ngo nongeye nkwibutse iby'ubuhanuzi twarabivuze, ntabwo ari bwa buhanuzi butujyana mu isi, n'ubuhanuzi butujyana mu ijuru. Ubuhanuzi butwiteguza kugaruka kwa Yesu. Ijambo ryatubwiye ngo bwoko bwanjye nimusohokemo, mbese murabyemera? Ndasoreza ku magambo nsoma muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 17. Yohana igice cya 13 umurongo wa 17. Yesu Kristo arararika ababwira ati nimumenye ibyo murahirwa niba mubikora. Mbese uremera kuva muri Babuloni? Mbese uremera gusohokamo? Mbese uremera kwiyunga n'abana b'Imana mu kwamamaza ubutumwa buheruka kandi tuburira abatuye isi bose ngo bitandukanye n'uyu mugore w'umumaraya? Mana igufashe mu izina rya Yesu, ngo utaba mu mugabane w'abasinzi bateraniye muri iriya ngoro y'ibwami bw'i Babuloni bari gusinda no gusambana no kuramya ibigirwamana, ahubwo wifatanye n'itorero rizima riri kuburira ritangaza ngo bwoko bw'Imana nimusohoke muri Babuloni. Dore Babuloni igiye guhirima kandi irahirima mu isaha imwe gusa, bishobora kuza bitunguranye. Niyo mpamvu igihe cyo kwitegura ari uyu munsi. Imana ibitubashishe kandi ngo ubwo twumvise amagambo y'Imana uyu munsi mu buru utangaje komotse mu bikari byo mu ijuru, tumenyeshejwe mu ijambo ry'Imana, turusheho kubyitaho. Imana ikubashishe uturusheho kwitegura. Mwami ugiye guturuka iburasirazuba ngo tuzabona agacu gatoya kangana n'igice cy'ikiganza kagenda kadusatira katwegera. Icyakora Yesu Kristo ntabwo azakandagiza ibirenge bye ku isi, uwo yazagarukira mu kirere maze ahamagara abapfiriye muri Kristo Yesu ngo bazuke, maze natwe bazaba bakiriho nibanzaba nkiriho muri icyo gihe mpinduranwe n'abera bazutse, tuzamuke dusanganire umwami wacu mu kirere. Ndakwifuriza kuzamura iryo teraniro rizabasha kuvana ibirenge ku isi, force de pesante ritakibasha kuba kontrola, tuzamukanye na Yesu mu bicu byo mu ijuru. Niko gusenga kwanjye, nicyo cyifuzo cyanjye, nisabira nawe ngusabira mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo, amen. Reka dusenge. Data mwiza, nanone turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye nanone ijambo rikomeye cyane, ijambo riduteguriza yuko uri hafi kuza gutwara ubwoko bwawe, ijambo ry'ubuhanuzi, ubuhanuzi buzima, ubuhanuzi butavangiye. Ndakwinginze uduhe kuryakira, uduhe kwitandukanya n'ikibi cyitwa uyu munsi. Uri kuduha umuburo yuko hariho icyitwa Babuloni, hariho amatorero yayobye, hariho itorero rikuru rifite n'udutorero dutoya turishamikiyeho, ariko byose byabaye indaya, byitandukanya nawe, byitandukanya n'ukuri kw'ijambo ryawe. Ariko duhaye n'ubimenyetso bigaragaza itorero rizima, itorero rigushikamyemo. Utweretse igihe bagombaga kuvukira ko ari nyuma y'imyaka 160 yahanuwe y'akarengane kadasanzwe. Ibyo ntabwo tubisobanukiwe none, ariko tuzi ko uzabidusobanurira mu gihe kiri imbere. Utweretse kandi yuko ari abantu bashikamye ku kwizera kwa Yesu, abantu bashikamye ku mategeko yawe, abantu bafite impano z'umwuka wera, kandi harimo n'impano y'ubuhanuzi, babasha gusobanura ubuhanuzi bwo mu byanditswe byera, igitabo cya Danieli n'ikibyahishuwe babumburiwe ngo basobanukirwe n'iby'iki gihe. Ude gusuzuma ibyo, ude gukoresha ubwenge bwacu, kandi uratubwiye ngo turahirwa niba dukora ibyo, tukabyitaho, tukabikora. Ude kubyitaho, turakwinginze. Ubuntu bwawe ukomeze kuduherekeza, kandi uko dukomeje gutera intambwe tujya mbere dushakisha ukuri ko mu ijambo ryawe, ukomeze kutwongera ku mwuka wera ngo tuyobore mu ijambo ryawe, ridukundishe, uduhe inyota tudafite, kugira ngo turusheho kwahagizwa no gushaka amazi y'ubugingo. Uko niko gusenga kwanjye nisabira, sabira n'unyumva wese mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo.